kuko twabibonye bari abantu bagiye twakoranaga rwose. Amazi yaje gusa nkaho atungura abacukuzi bacukuraga imbere, aza dusatira natwe mu bari mu ndani twarimo rwose. Turiruka babashije kuvamo, twavuyemo turazamuka, baba bifashe bagumamo nuko. Tuza kubibwira bari hanze bakora ubutabazi kugeza ubwo imirambo bayikuyemo. Byari bimeze bite? Dushushanyiriza uko byagenze undi muri mu kazi. Turi mu kazi twe twanyongaga dusora umucanga tuwujyana hanze. Abo imbere hari abateze abakoreshaga mu rutupiki nibo batubizo iyo ntuza y'imbere y'amazi. Amazi aza dusatira rero kubita twese twiruka, bandi babasha kutavamo nuko byagenze niko twabyakiye. Umaze igihe kingana kimukoreramo? Dukora mu indani hashize igihe kirekire. Twari tumaze amezi arenga 3 njyaho nari mpagereye. Mu by'ukuri ni ibintu mwakiriye gute? Ukuntu twabyakiye ni impanuka zisanzwe zatunguranye birumvikana, ariko ni ibintu twakiye mu mubiri wacu. Nta kundi byagenda nk'umugani umuntu atwara imodoka igahirima. Nibi ngibi ni ibintu bisanzwe dukora, ntago twagira ubwoba bwo gusubiramo kuko n'umuntu uri musozi arapfa. Twabyakiriye rwose. Murajyamo? Twajya mu kazi rwose, ahubwo niba bifunga turaba tugize ibibazo n'ubundi birenze none. Muramugize ibibazo gute? Kuko niho dukura umukati. Nk'ubu ngubu reba kuba turi hano twari turubane, wenda bene bacu bagize ibibazo bagiye, ariko turacyafite ikibazo cyuko tutarabashyingura, ariko nitumara kubashyingura bagafungura turakora rwose. Urakoze cyane. Ukuntu twabimenye ni ukuvuga ngo haje kuba ikibazo cy'impanuka, ariko ukuntu twabyakiriye nta kundi yari abaca, ariko nta kundi twabigenza, ni ukwihangana, ni uko twabibonye nta kundi. Washushanyiriza abantu uko byagenze gute? Uko byagenze ntabwo nabasha kugushushanyiriza uko byagenze kuko ntari mpari, ariko nanjye ukuntu nagiye mbyumva numvishe ko ari impanuka yabaye muri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ni ibintu mwakiriye gute rero? Ntabwo twabyakiriye neza kuko twaburiyemo bagenzi bacu twakundaga kandi twari tubanye neza. Ntabwo bamufite bwo gusubiramo? Ubwoba bwo ntabwo bwabura. Ni ubwoba tugomba kubugira, ariko ntabwo twabugira cyane kubera ko n'ubundi n'umushoferi atwara imodoka igahirima n'abagenzi n'izindi modoka zikaguma zikagenda. Ntabwo twagira ubwoba bwo gusubiramo kuko tuhabonera umugati. Muri Muhanga naje nje gupagasa, noneho ubwo ejo twazagamo nari maze ibyumweru 3 nkora hano, nuko ejo turaza twinjira mu kazi turakora, nagize ituru 27, noneho haza kuba ikibazo ngamazi aba turutse mu kirombe. Noneho ubwo ngubwo habanje haza utuzi dukeya turakora bisanzwe nyine. Nuko muri ako kanya ngiye kuzana ituru 28, numva ibintu biri kuririma mu kirombe. Nibwo nazamukaga ngeze ruguru, numva bagenzi banjye bari kuza bagurutse bafatiye ati amazi yaje mu kirombe. Nuko rero nibwo bamwe baburaga mu buzima, ako twabashije no kubakuramo. Ni cyangombwa cyanjye banagifashe, nabuze n'urufunguzo naraye hanze da. Mwanganaga iki mujyamo? Katiri ntabwo nabashije kureba ku ikaye uko banditse, ariko twari benshi. Bimenye gute mwebwe wongerezwa? Ngewe ukuntu nabimenye nagiye kumva numva ngo Kabarombe habaye impanuka. Nuko impanuka nanjye nahise nza nirukanka mbese nk'ubure, kuko baratubwiraga ngo batoboye amazi, ngo none atobokanye abantu benshi. Kandi kuva bino birombe byaba impanuka nk'ikakaye nibwo bwa mbere ibaye. Ubwo rero nabo kuyatobora ntago bazi ngo bayatoboye gutya, ni ibintu biba biri hasi mu butaka, kuko ikirombe baravuga ati nta kibazo kindi gihari, kandi ibirombe nibyo bitunze imiryango yacu. Ubundi urebye aka gace niko gatunze amabuye y'agaciro, niyo atunze imiryango yacu. Ubwo rero nuko byagenze, inkuru y'akababaro tuyumva gutyo. Ikintu kibabaje cyane cyane kirimo kirenze nuko hari abasore babiri barimo bavuga indimwe bose baburiye mu buzima.
ubwo urumva uwo mubyeyi ahantu ari afite agahinda kakakaye kubera ukuntu tuzi kubyara ukuntu bivuna kuburira abana icyarimwe babiri kiperi urumva ni ibintu birenze. ubu hari isomo bisigira abantu ntabwo bamufite ubwoba kubugira turabugira ariko kubera yuko ariho umuntu akura umugati wo kumutunga no kurera abana tuba dufite kandi n'impanuka ahantu hose zirabana ubu nawe wagenda imodoka wagenzemo igahirima ugasanga ati wa munyamakuru twari turi kumwe nawe agize impanuka arapfuye ubundi impanuka turazihorana. Niyo waba uri musozi igihe cyawe cyageze ugomba gutambuka ukagenda kuko hari abandi benshi bari bari kumwe nabo bo bavuyemo abandi barasigara ubwo n'igihe cyabo cyari cyageze. Yego urakoze. natwe ukuntu twabyumvishije twagiye twumva baraduhamagaye ngo ikirombe cya hano kwa Vilibert cyakoze impanuka batubwira ngo ikirombe ngo amazi atobokanye abakozi bamwe bahasigamo ubuzima nuko nyine twabyumvishije bapfuye nyine ubwo nyine Imana ibakire. Byatubabaje ariko kubera ko impanuka idateguza ubwo nyine nuko byagenze. Yego mwebwe twebwe twavuye mu kazi twakoranaga nyine muri ibyo birombe ko ari bibiri twatwegeranye tubona abantu bari guhurura tugenda tujye kure dusanga indani itubukanya amazi n'abandi banyonzi gutyo ni gutyo byagenze. Twebwe ikintu twakoze no ubutabazi twahuruje n'abandi bose baradufasha tubakuramo. ntabwo bamufite bwo gusubiramo bihagaze gute ubwo turabufite ariko nta kundi twabigira niho dukura umugati murasubiramo tugomba gusubiramo bitana ko dukura umugati amazi bakayavoma tugasubiramo. hari nkasangahe bibariko hari nko mu masaha ya saa 5 hari saa 5 nyine bitabaje ubuyobozi nibwo bwabikoze nyine bozana n'abandi bantu badufasha kubakuramo. ni ibintu mwakiriye gute ni ibintu nyine byaduteye ubwoba nyine turabyakira nyine nuko byagenze. mwebwe abaturage ba hano tuvuge cyane rwose nyine ni iriya nsanganya yabayemo ni ikibazo cy'amazi ni ikintu cyaje gitunguranye kubera yuko ibirombe birubatse pe nta kibazo kirimo ariko kubera nyine amazi baratoboye amazi yabaraje yarabazibiranye ubwo nyine biba ngombwa kuba amazi abatwara nyine abandi babamo barirukanka abandi nyine nuko tubabura gutyo barapfa ubwo nyine nuko nyine ariko imirambo bayikuyemo bajyanye kwa muganga. ni ibintu mwakiriye gute nk'abaturage binaha byaduteye impungenge cyane ku buryo twacitse n'intege dufite igihunga cyane kubera ko n'ubundi urabona ko natwe nta kintu turimo gukora kubera abantu twabuze nyine natwe nta bantu twari tuzi tukimara no kubyumva byaduteye impungenge cyane kwiyakira biratugora ariko ubu turatuje ubwo nyine ni ukwihangana n'ababa babuze ababo ni ukwihangana twese nta kindi kintu twakora. menye gute mwijwi riranguruye mwamenye gute mwebwe cyambere ibi ngibi ni ikizenga cyatobotse kandi nk'abantu basanzwe bakora tuba tuzi ko bibaho nabo ntabwo bari bazi ko icyo kizenga kirimo. mwabimenye gute kubimenya ni uko abantu bari barimo bakabona kiratobotse aho bari gukorera amazi agahita bahasanga agahita bafata. papa mwabimenye gute mutwunganire mwabimenye gute iyi mpanuka yabaye ikica abantu barindwi ko ari benshi ari amasaha ya saa 5 ubwo arimo abakozi bari gukora umurimyi ari kurima atoye amazi nyine hano bageze na baruzi ko ari amazi nta kindi kibazo cyarimo cyane uretse ko nyine yatoye icyo kizenga atoboye ubwo biba ngombwa ko aya mazi yari menshi batazi hano yari agace arimo niyo abahise bafata arabazibiranya arabica biba gutyo hako ni ibintu bisanzwe ariko ntabwo bisanzwe bibashyaho cyane by'impanuka cyane uretse ayo mazi batari bazi ngo yari hagana hehe mwabyakiriye mute nk'abaturage binaha
ni ikibazo nyine muracika intege kumva ni ibintu bibabaje binagoye kubyakira kuko byahagaritse akazi kari gatunze abantu benshi cyane, ariko nanone kubw'ibyago cyangwa se ibibazo biba byabayeho ni ukwihangana nyine ko ni ibintu biba byatunguranye, ntabwo umuntu azi neza ngo bizaza biza bitunguranye bigatera ikibazo nka gutya nyine, ntabwo byatuma umuntu atabyakira cyangwa se ngo yumve ko ari ibintu nyine bitari nibiza nyine ntabwo ari ibintu byiva ngo byateguje nibiza. bari kuri mu mucanga nyine batobora amazi, birangira batoboye amazi niyo yabaguyeho nyine arabatwara arabica. Twabimenye nka saa 5 nyine twagiye gutabara, hashira umwanya bari kuvoma amazi, haciyemo akanya nyine babakuyemo nka nimugoroba. Umwe bakuyemo wa mbere ariko hari hakiri kare, byari bigeze nka saa 8, abandi babakuyemo nka saa 11 n'igice cya saa 12. Bari bapfuye. Ukuntu twabimenye ni ukuvuga ngo haje kuba ikibazo cy'impanuka, ariko ukuntu twabyakiriye nta kundi yari abaca, ariko nta kundi twabigenza, ni ukwihangana, ni uko twabibonye nta kundi. Washushanyiriza abantu uko byagenze gute? Uko byagenze ntabwo nabasha kugushushanyiriza uko byagenze kuko ntari mpari, ariko nanjye ukuntu nagiye mbyumva numvishe ko ari impanuka yabaye muri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ntabwo twabyakiriye neza kuko twaburiyemo bagenzi bacu twakundaga kandi twari tubanye neza. Ubwoba bwo ntabwo bwabura, ni ubwoba tugomba kubugira, ariko ntabwo twabugira cyane kubera ko n'ubundi n'umushoferi atwara imodoka igahirima n'abagenzi n'izindi modoka zikaguma zikagenda. Ntabwo twagira ubwoba bwo gusubiramo kuko tuhabonera umugati.